reka maze mbabwire nimuntakora neza nimugire neza bare amavuga twajya tumaze babwire none se mufatiye twebwe wadi tubwire ko wahumuriwe wadi twashira ahantu ngo wahumuriwe ayo mavuka twazanira ipusi ubu ngubu ipusi yacu Ainjiti TV kola subscribe hajya buri kintu mu nzu ye baragiye sawa bo meza bite turana kapisi kifashe bite se na mahoro na birageze biragenda akamashike rero nta kibazo bose wacu kumusuriza na tuzasubira murabona ibintu byanjye mbirika kabisa bashira bagiye kuza ku isoko bashira babo ubu aziko ndi ku bushomeri nta kazi mfite ko ngwaraje ngo kundiba ngo muhe ku byo bya mu gitondo bya mu gitondo ndabifite ntacyo ndabwiye iri ngiri ndamuhaza yihangane kabisa ndamukubita story z'abatipe bari naho ngaha bafite imana icyo kiganiro ni umuhe turahatwanje n'akavoka n'utuneke ariko akavoka kanjye ko ndagatsimba sinkamuha kamushyireho twariya tumaze turahatwanye dushyiraho hano gutya turahatwanye ndaturya neza ndatubura twonyine bakajya gukunda ayo mpamvu reka ngitsimbe n'imineke ngitsimbe ndayirya nyuma uno sasa nihorera ndamuha igikoma n'uturaha natanyurwa azahagiye iwabo niko nabahengeyeho uhamenyereye nta kibazo tugiye turaziranye tugiye mbere nabe biciye nari ngukumbuye uba ngaha mwese muza kundeba bano n'abacuti banye narinzanye hano nari narababwiye ko mfite inshuti yanjye hano umukire twatuje kukuresha ubu boss ni mwiza ni karibu basaza niba karibu ni karibu merci beaucoup urakoze ariko nzamenye ikirundi ryarira uzokimenya mutama reka mutama warahageze ntacyo wobu kuba twaramenye mwicare je nuko nta kwicara nta kibazo niko turaziranye reka mbaza rero kugikoma mwe cyari hano hasi none se boss byari bimeze gute na mahoro pe na mahoro bona peti jona ntari nakwibagira ariko mbabarire akira kugikoma urakoze imana ikuhungugisha yego nawe murakoze rwose imana ije bamugisha mushike hasi musaze twe turi buri wese nafate wo twiriye nta kibazo ariko bajya bavuga mu ikintu ka kirundi baravuga ngo buriya iyo ufite umubosi mwiza ntacyo watinya kumubwira kuko karabaye abari umuvyeyi wawe nta kibazo rwose nabaho nabona uyu muhungu ntasanzwe akabazo nta kibazo rwose inegure bivuga nta kibazo muratuzimanye mwese rwose amaye kuri voka konzi wowe utabura voka voka yego je ubizi ko ndayakunda ariko wampa kuri ese wavuye n'iki ko mfite voka je ndahumurirwa hano ntago yaburamo reka muzane nta kibazo reka muzanire uyu bosi nta kintu cyakora warubitse ukazizanye mo haha kaliri nishambo kushuna mucyatsi guteka hano kwa bosi nta kintu waburana reka nakubwira ndituza dusona yewe mujye musanga hariya kwirika hano
Jombako. nawe Umeze gute? Umuntu yarantangaje ni Imana njye biranyobeye nkaba mfite voka imwe nazanye imineke ibiri ngiyi ni ibiri ariko ntabwo yumva umuhumuro w'imineke yumviza umuhumuro wa voka uyu mugabo ntasanzwe nubwo ari inshuti azave muze iyi voka rero navuze ko nza kuyirya nimugoroba na sheri nari nayimwima ubu sheri nabona ko mfite voka kuko ngiye mukanga aha kanyiza Shabira nejeje. Yenda yizanye ndayirondeye. Yego. Uriya rero. Jewe. Yakunda kuba amavoka sha iyo nyabuze. Ntago nsinzira. Ajya kosa ntaco naniye. Uriya rero bahungu. Je nabazaniye mu boss mwiza hano muzaje muza mwisanzura. Nta kimwe yahabu umunana kimwe mwahabura. Mu boss mwiza. Uyu muhombo muhave mutica umuntu muhora iki wesha bani wo ikusi yacu niwe wayisha wowe urayiduha kandi nicyo niba cyarasanje babwiye reka babwiye nicyo nacyo tu reka maze ndababwiye yishwa ni iriya posi twari nicyo cyacibo reka maze babwiye ni muntu akora neza nimugire neza bare amavuga twari turi maze babwiye none se mufatiye twebwe wadi tubwire ko wahumuriwe wari cyashira ahantu ngo wahumuriwe ayo mavuka twazanira ipusi ubu ngubu ipusi yacu niwe wayishe kubera amavuka yacu twahita n'icyo twabera ikintu cyaje turakibura ni wewe cyane yo reka maze babwire reka mbasobanurire iri yishwe ni yishwe mufite ipusi kakanu kama kagenda hano reka ndababwiye jewe ndababwiye ukuri ariko reka maze mwaneje mwebwe agosha reka maze babwiye kari akantu kaje hano kandira voka jewe kuri voka urayiboniye uriya n'umucuti wanje uriya uri kumva mpaye kuri voka karaje hano jewe dagahisumu je nkunda voka